wawe already abarozi bamaze kuhagera sohora. Ibi bintu ndimo nkubwira ibintu by'imihango bakoresheje, ibintu bagiye batongera, ibintu bagiye baguhereza, barabizi navyo bya bitabo by'amaji, navuze amafilimi rukoza soni, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha byo guterekera no bakajugunya, bira ni ibintu ugomba gusohora mu rugo rwawe bikavamo, ugakuramo intonganya, ukavana nk'ibintu kugira ngo umwanzi abura hafatira ubone uko umusenya neza. Kandi niba ikintu gisenyuka kikagenda, imbaraga z'abarozi nubwo abantu babitinya kandi birashoboka kubitsinda. Yego, akagenda kandi Imana ikaguha umugisha. Kandi genda hamya neza ko imbaraga suko wimo kukuroga, imbaraga no kubana no kuroga, ukabyara ukuzukuruza areba, ugashaka areba, ukabyara areba, ukuzukuruza areba, ugakomera ureba, ukagura imodoka, ibintu byose ukabikora aguhanga amaso abona ko hari, kuko twe ndifite gutinya ngo duhunga abadayimoni, ahubwo abadayimoni batukimbiye baraduhunga. Sohora intonganya muri wowe, sohora amagambo muri wowe, sohora urwasera muri wowe, gira ibintu uvanamo, kuko Satani araza akabishingaho ibendera cyane cyane ibyaha bitihanwe abantu bakabirenzaho bakorosaho ugakomeza. Ntabwo dayimoni yakuvira mu buzima, n'abarozi bazahora baza. Ikindi, impano yose wahawe kandi ukumva urayishidikanyaho, sohora. Impano wahawe ukumva urayishidikanyaho. Kuki mvuze bino bintu? Nabisobanura byibuka, navuze ingufuri, mvuga amatera, uribuka? Ndabyibuka. Mvuga umunyu, urabyibuka? Ingufuri ifunguye, ndabyukuye n'ibikubwira. Ndabyibuka. Ibyitwa parufe ndabikubwira bisobyibuka. Cyane. Hariho impano baguha, wamara kwitera ngo impumuro ye nziza tuyihinduye umwanda, anukira amafaranga, anukira abantu, anukira umugabo, anukira umuryango, anukira abana, ahageze hose bamwinuke. Ayiwe, hagusiga icyangiro. Icyangiro rwose abagufite amafaranga akakwanga, abantu bakakwanga, isi kakoze ndindi ukibirwa uko wahagaze. Bikeneye kirero, hakeneye ikindi cyuhagiro kitari cyo mu nzira, ahubwo cyuko bimenye ugasohora iyo myanda. Kubera yavuze ngo umuvumo utagize ufataho ngo ufate imbwa amatwi. Umuvumo w'ubusa. Ibyo rero imaze kubisohoramo ukabivana muri ubwo buryo, hari mu mutima, hari mu nzu, hari ntabwo. Iyo babwira ngo ni imyunyu, ni ikinyoma kidafite ikindi gihetse nacyo. Imyunyu yo yakamejeje, imyunyu yo n'abacuruzi barashora amafaranga ariko ntaho bihuriye. Abadayimoni birukanwa n'imbaraga z'umwuka wera, no kubimenya no kubihagararamo, no kureka ibyaha bya kamere. Abadayimoni n'abarozi bacogozwa n'iki? Ahubwo nk'uwo muntu wizereye mu munyu kera kamubayeho, none ko ntaho bawuhera ubuntu, arawugura make se ahubwo ntabwo mbizi. Ibi bintu mvuga byo gusohoramo, buriya ikintu wariganije gikure mu nzu yawe, kuko ujya gusenga kikaguhagarara imbere. Niba wibuka aho giteretse wagikemuye. Ikindi, abantu bose bagiye bahiga imihigo ntibayihigure. Satani ahagara muri uwo mwanya akababwira nabi, bikubuza gushyikira na n'Imana. Noneho ko ufite ndasaga ku mubiri wawe, aho wirasaza ku mubiri wawe, aho bakurasaze, ibyo bagiye bakora byose, ntabwo uri bwikate ngo wikuremo yafu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza. Ahazaza hawe hashingiye ku nzozi
zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uri uw'agaciro, uri we, kandi uriwe niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, Ubumwe bw'Abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza. Kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu gikorwa kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'Ubumwe bw'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari Ubumwe bw'Abera bukoreramo. Ubumwe bw'Abera Ministries si idini, si itorero, nta nubwo ryenda no kuba ryo, ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Nanone ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry, turagarutse n'ubundi muri cya kiganiro. Uyu munsi ntago bisanzwe, egera hino wumve, kuko ni byiza. Tumaze icyumweru cyose tuvuga ibintu bikomeye, tumena amabanga, tuvuga imikorere n'imikoranire y'abantu bajya mu barozi, bakoresha ubupfumu, bakoresha uburozi. Ariko uyu munsi egera hino kuko niwo munsi udasanzwe, kuko kugira ngo Satani agere iwawe, abarozi bagere iwawe, hari link binyuraho, hari ibyo ushobora kuba ufite nawe utazi ko buririraho. Ikaze rero, turagushimiye cyane wowe udukurikiye aho uri hose. Imana ibane nawe kandi kurinda abarozi. Nukora abarozi ni babi cyane. Mushumba, nawe ngo haye ikaze, wambaye neza cyane. Murakoze, Imana iguhumurisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ku munsi wo kuwa mbere, ntekereza ko ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu, ndagira ngo abantu twicaranye badukurikiye muri kino cyumweru cyo guhangana n'izi mbaraga mbi no gusenga, hari ibintu abantu bagerageze birwaneho, ahubwo ntabwo twirwaneho, hirya bagerageze birwaneho. Wumve neza ko ubuzima bwawe bubabaje nde? Ni wowe mbere na mbere nyirabwo. Ninde se kwitayeho? Nta n'umwe. So ukwiye kwimenya. Ninde ukwiye kurwana na bino bintu? Nyirubabaye. Urakoze cyane. Rero kugira ngo ubashe gusenya cyane cyane izi mbaraga zigaragaza mu nyamaswa twabonye hariya, ibi bintu nigeze kubivuga, ngiye kongera kubivuga, mbisubiremo, nongere mbisubiremo. Ntacyo bitwaye. Ntabwo ushobora kunesha imbaraga z'abarozi n'abandi mukorana utarasohora ibikoresho bakunze guhagararamo. Hari ibintu birenga 7 bigomba gusohoka mu buzima bwawe uko byamera kose. Niba koko ukeneye gutsinda imbaraga mbi, reka twongere tuganiriza abantu. Yego. Ese ubundi kuki baturoga? Ese ubundi kuki baduterereza biriya bintu? Cyabashaka ni iki? Ni ibintu bitatu. Ni ubuzima bwawe ko butabaho, nunabaho nawe udateye imbere. Ikindi ni ukurwanya bizinesi zawe, nunabaho ubeho utariho. Ikindi ni uguca umuryango ukarangira, kuwuhanagura gusa. Cyo bivuga ngo umuryango warazimye. Yego. Simvise. Ese urumva ari abantu beza? Ni babi cyane. Ntashaka gutera imbere, ntashaka kubaho, ntashaka ko umuryango wawe ubeho. Wamukenyuka abone haramwanyoye inzoga, mwanyoye itabi, mwabasinze, ni bande babyaye ibinyenda, ari amusosore kuvuga iryo jambo, ni bande bafunze muri gereza, ndateganijwe, reka mfiye mu rugo bupfura, ni bande babisha abana. Ariko ni inkurikizi, kuko urugo rwamennye amaraso, Satani aruhagararaho, ahita yinjira cyane, kandi akakoresha ya maraso, kuko icyo yashaka ni amaraso y'umuntu kandi wayamennye. Ntabwo ngo banywa amaraso, ntabwo ari ngo bazafate yashyire ku munwa bagotome, ahubwo niyamenetse hasi. Nibyo bya bindi ibyo rero ugomba kwicara ukabubizi mu buzima, kuko Satani icyo ashaka nuko udatera imbere mu buzima, uhora urwaye, utarama, ubaho ubuzima buhora bwinubira Imana. Ngaho ibaze nawe, abandi barakoze, reba diplome igihe izirikiye, abakobwa beza babyo ukuntu basa neza, ntushingira, watanze ama invitation, ariko we hari icyo utabasha kubona ngo wakire, kandi ukeneye kucyo wakacyakiriye.
ngira ngo urantahora. Ndagutahura. Iki byose rero nizo mbaraga zinaniza umuntu, ukagura imodoka ntumenye uko yapfuye, ugategura iterambere rigapfa, ibintu byose upanze kandi wasenze watanze icyacu, byose imbaraga mbi zikabizirika. Rero mbere na mbere bavandimwe, ntibikora filimi z'urukozasoni ibagirwa. cyambere ibagirwa sora no mu rugo rwawe. Kabiri, ibikoresho byose byakoreshejwe mu muhango wa gipagani uzi vanamo. ikibano n'igisahurano w'ibyo ugasahura ubizi ubishaka kandi atari icyawe, ubizi ubishaka ko uzi uko cyaje, vana mu nzu yawe. icyaha cyo gukuramo inda, kwica, kugambana n'ibindi wakoze ukumva nubivuga bazaseba, utarabisohora mu mutima no mu nzu, nta mahoro uzabona. Shaka umushumba, shaka pasiteri se, shaka undi muntu umugore uti nubwo ndeba ngenda nikaraga muri iyi jipo cyangwa nikaraga muri iyi pantaro, ati buri inda ya mbere twayikuyemo umwana turamwica. Niba utabikoze uko, amaraso y'uryo mwana ahari, haba ari muri tuwarete, haba aho wamujugunye tutazi, amarira y'uwo mwana aracyarira, azaba rushorera ku buzima bwawe. Kandi abazimu bazakubona, yego, kuko watanze ibitambo bidakenewe. Ihane sohora ibyo. yego. Sinzi uko nkurikira buriya ibintu ugomba gusohora bifitanye isano n'abarozi utarabisohora. sohora, Yego. bikure muri wowe imbere. Niba hari icyaha wakoze ugahisha, reka nguhe urugero buriya, nk'abagore cyangwa bakunda guca inyuma, yaryama akibuka aho yaryamye yaciye umugabo inyuma, abivuze ngo n'ubundi umwanzi agarutse aho hantu. Bigeze ku rwego umuntu ashobora kuryama mu buriri, yaba ari kumwe n'umugore we agatekereza undi mugore we cyangwa undi mugabo bahuye. Imagine ko umuntu muri mu gikorwa ariko watakubona nkawe, ubwo afite undi muntu arimo atekereza, yagusimbuje mu bitekerezo kumva uri gukora icyo gikorwa, kandi icyo gihe si uwo muntu uje, ahubwo ni imbaraga mbi zije gusambanya wa mudamu wawe. We yumva ari mu gikorwa nawe, ariko kuko we yamaze kubakamwo ibintu bya kera. Aba ex bawe bihorere, fata aho ugiriye hano hantu. yego. sohora. Simvuze ngo sineza kinyarwanda hoya, ntabwo ngo hoya, ahubwo cyakorewe hiki, wagikoze hiki. Ntabwo ushobora kugira umugisha ubitse ikibano mu nzu wawe, already abarozi bamaze kuhagera. Sohora. Ibi bintu ndimo nkubwira, ibintu by'imihango bakoresheje, ibintu bagiye batongera, ibintu bagiye baguhereza, barabizi navyo bya bitabo by'amaji navuze, abafilimi rukozasoni, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha byo guterekera no bakajugunya, bya ni ibintu ugomba gusohora mu rugo rwawe, bikavamo, ugakuramo intonganya, ukavana nk'ibintu kugira ngo umwanzi abura hafatira, ubone uko umusenya neza. Kandi niba ikintu gisenyuka kikagenda, imbaraga z'abahozi, nubwo abantu babitinya, kandi birashoboka kubitsinda. Yego, akagenda kandi Imana ikaguha umugisha. Kandi genda hamya neza ko imbaraga si uko wema kukuroga, imbaraga ni ukubana n'ukuroga, ukabyara ukuzukuruza, areba ugashaka, areba ukabyara, areba ukuzukuruza, areba ugakomera, ureba ukagura imodoka, ibintu byose ukabikora aguhanga amaso, abona ko uhari, kuko twe ntidufite gutinya ngo duhunga abadayimoni, ahubwo abadayimoni batukimbiye, baraduhunga. sohora intonganya muri wowe, sohora amagambo muri wowe, sohora urwasera muri wowe, gira ibintu uvanamo, kuko Satani araza akabishingaho ibendera, cyane cyane ibyaha bitihanwe abantu bakabirenzaho, ukorosaho ugakomeza. ntabwo dayimoni yakuvira mu buzima, n'abarozi bazahora baza. Ikindi, impano yose wahawe kandi ukumva urayishidikanyaho, sohora. Impano wahawe ukumva urayishidikanyaho. Kuki mvuze bino bintu? Ntabisobanuro byibuka, navuze ingufuri, mvuga amatera, uribuka? Ndabyibuka. Mvuga umunyu, urabyibuka? Ingufuri ifunguye, urabyibuka ibyo bintu bikubwira?
ibyitwa parufe ndabikubwira bisobyibuka cyane. hariho impano baguha wamara kwitera ngo impumuro ye nziza tuyihinduye umwanda, anukira amafaranga, anukira abantu, anukira umugabo, anukira umuryango, anukira abana, ahageze hose bamwinuke. ayiwe hagusiga icyangiro, icyangiro rwose amafaranga akakwanga, abantu bakakwanga, isi ukiyoberwa uko wahagaze. bikeneye iki rero? hakenewe ikindi cyuhagiro kitari cyo mu nzira, ahubwo cy'uko ubimenya ugasohora iyo myanda. kubera yavuze ngo umuvumo utagize ufataho ngo ufate imbwa amatwi. umuvumo w'ubusa. ibyo rero iyo umaze kubisohoramo ukabivana muri ubwo buryo, hari mu mutima, hari mu nzu, hari n'abagabo. iyo bababwira ngo ni imyunyu, ni ikinyoma kidafite ikindi gihetse nacyo. imyunyu yo yakamejeje imyunyu. ni abacuruzi barashora amafaranga ariko ntaho bihuriye. abadayimoni birukanwa n'imbaraga z'umwuka wera, no kubimenya no kubihagararamo, no kureka ibyaha bya kamere. abadayimoni n'abarozi bacogozwa n'iki? ahubwo nk'uwo muntu wizereye mu munyu kera kamubayeho, none se ko ntaho bawuhera ubuntu? arawugura make se ahubwo ntabwo mbizi. ibi bintu mvuga byo gusohoramo, buriya ikintu wariganije gikure mu nzu yawe, kuko ujya gusenga kikaguhagarara imbere. niba wibuka aho giteretse wagikemuye. ikindi, abantu bose bagiye bahiga imihigo ntibayihigure. Satani ahagarara muri uwo mwanya akababwira nabi, bikubuza gushyikira na n'Imana. noneho ko ufite ndasaga ku mubiri wawe, aho wirasaza ku mubiri wawe, aho bakurasaze, ibyo bagiye bakora byose, ntabwo uri bwikate ngo wikuremo yafu, ko bibaze kwivanga n'amaraso. ahubwo icyo uri bukore, wegera umushumba wawe akagusengera, yarangiza akeza amaraso yawe akayahuza n'aya Yesu, ukaririmba ngo ndi umwana w'Imana narabohotse. yego, ibyo nubikora uzaba wiprotectinze, uzaba wirinze. hari n'imikino idakenewe, hari amagambo adakenewe mu rugo, amagambo adakenewe. ntukavuge ko uzaba imbwa, ariko ngo ndabizi niko ngiye gupfa, ngo urabona n'ubu hano bagira ururimi birogera ubwabo. banza ukure mu kanwa ururimi rw'uburozi ufite. ubwo turabwira n'ababyeyi batora amagambo mabi ku bana, n'abantu benshi n'abana byatura n'abarashobozi ngo ndabizi ko nta cyanjye, ngo sinagiye kwiga, nagiye guherekeza abandi, kandi uza kuhita uzabaherekeje, ariko ngo ntango ngiye ngo habyaye ababyara ngo nge nugu akavuga rya jambo, ibintu bibi cyane, agahita bihinduka nk'uko yashatse. ko imvugo ye niyo mbere na mbere ikuremo ururimi rwiroga. vuga ko uri umunyentwari, uri umunyembaraga, biharanire, bishake, atura ibyiringiro, atura ibyizigiro, haguruka uvuga uti wamuruzi ntacyo uzantwara. yego, ngo reka mpfe gushaka, n'ubundi urapfa ushaka ko nabi, ni ugupfa nyine. nta rukundo ugeze ubona. rero abantu benshi batunze n'ururimi ubwarwo ruhamagara abarozi. uvuze ko uzaba imbwa, ntacyo uzabona, ntacyo uzageraho, n'ubundi bagatangaye, iwanyu ntawe ubaho, n'ubundi nisumbukuruje, ibi ntibindeba, kubera iki? why not? kuki we bitakugenewe? ibyo rero ni ibintu byinshi bigaragaza ko ukwiye. ururimi rwawe rwonyine narwo rukakubera uburozi. ufite ikibano mu nzu urakizi, ufite inyanganye mu nzu urakizi, inzu urimo warahemutse, hari amaraso wayisizeho, hari impamvu Satani yicayeho. ese urajya kwitanga ngo bagufunge? oya, ese urabigenza gute? aho rero niho ugomba kumva ngo nkeneye kubohoka. yego, impamvu uvuga bino bintu ni ibimenyetso runaka, ibikoresho ugomba navuze iby'urufilimi rukozasoni, ariko hari n'ibindi byaha, hari no gusohora aya magambo, hari ibintu agiye bakora muri ubwo buryo. ikintu cyose cyabayeho mu buryo bw'uburiganya, Satani agihagararaho kugira ngo abadayimoni bakugireho imbaraga. ikindi, gerageza umenya impamvu. urabona nk'urugero, ushobora kuza nka biriya inyamaswa tuba tuvuga by'ibisimba, yego, ugashyiraho n'imiti ariko ntikigende, ariko wakubitse inshuro n'ahantu biciye kigahita kigenda. irinde gutoragura imiti baguhaye ngo bagire bityo bigakunda, ngo kwikirukana abarozi nk'iyo myunyu wambwiraga, ngo hari ikindi cyatsi. twabonye ko
the weapon cyangwa the most weapon which is powerful ni prayer with faith. Amasengesho niyo ntwaro yonyine ibikuraho kandi ugasenga wiseye ukumva unezerewe. Rero hari ibintu bindi yego tugomba kumenya ibyaterekereshejwe utazi iyo byavuye, ibintu bagomba ugasohora mu nzu ku buryo ugiye nkubwiza ukuri. Nibuka nari ndi mu mujyi niba ari namwe ngo nampe ngo hari ikintu ngo ngure ngo nshyire ngo muri office yanjye ngo tujya background. None ngiye kimpaye nyirebye agiye kukigura, ngiye sinabona kari inyamaswa irimo, ubwo mbonamo igihanga cy'umuntu. Mbona hari nk'umuntu kanura nabi kandi ni taburo narebaga hariya ku muhanda, mbona umuntu numva mfite mu maso ntabwo ariko gihe ntabwo kina ntukinyishyure ntacyo nshaka. Sinzi iyo cyavuye, sinzi impamvu yariyo, kuki utoragura ibintu ubonye utazi nicyo bivuga, utazi meaning yabyo. Narabyanze ariko buryo, kandi ikintu cyatumye mbyanga nuko nabonye ko si cadre bampaye, ahubwo hari ikindi kiri behind. Kuko Satani azishushanya, azaca muri iyi kaya, azaca muri uru rupapuro, ni ukuba maso, ni ugusenga, ariko cyane cyane ikintu cyinjiye mu rugo wawe kubera ibyaha. Sohora atura ibyo wakoze, atura ibyashaka ko watura, ntabwo ari bose, ariko no umusenyere ave mu rugo rwawe. Amafilime y'urukozasoni, ubusambanyi, ibyaha, ubusinzi, bya bintu byose umwanzi agenda agahagararaho ubikureho. Narabwiye ejo bundi ngo niba ukunda kurya ukamena ibiryo, birasobanura ngo hari imbaraga mbi zikuriho. Twarabyumvise. Menya ngo ndimo ndacyaterekera, ndi mu nzu y'Imana. Umenye ngo ibi bintu kuki biza, ndakora iki? Ikintu cyose uzi ko kitinjijwe n'imbaraga z'Imana mu rugo rwawe, uzi ko gihambiriye ku kinyoma, gisohora uko cyakabaye. Ibitabo by'amaji, filimi ziriya z'ibisimba mureba, gira ukuntu ufata umwanya wo kwitekereza no kurekura ibyo bintu. Navuze ngo ikindi, gerageza ururimi rwawe, rubohora imvugo mbi, rubohora imvugo yo kwisuzugura. Hagarara wemye, ugaragaza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Yego. Nubona izo nyamaswa twavuze imbeba n'ibindi, haguruka ubyirukane mu izina rya Yesu. Hagarara muri autorité spirituelle, ucyaha izo mbaraga mbi, kuko umwanzi yamaze kubona ko byose wabisohoye, ntabwo ashobora kugaruka iwawe, kuko aza afite ibyo akurikiye byiwe, kandi kugira ngo gusa akubabaze, ubeho ubabaye, ube mu marira, urugo utishimiye, ubuzima utishimiye, ibiryo utishimiye, ntacyo wabuze, ariko amarira yuzuye iki? Amaso. Ninde warwaye, ninde wapfushije, ninde wagize agahinda, byose byaraje no ku mutwe wawe ngo ba. Sohora ikintu cyose kitari cyiza, nibwo uzabasha gutsinda. Kandi ibi bintu manifesta mu bikoko, byigaragaza mu bikoko twavuze, biriya bintu, ibintu n'izo mbaraga, ni ukumenya gusenga no kubyigezayo. Imana ibaho umugisha. Turagushimiye cyane. Amen.